akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Data wera ukiranuka utuye mu bikari by'ijuru, tugushimiye ineza yawe nyinshi n'ubuntu bwawe byaturemye ku ishusho yawe, ducumuye udutangira umwana wawe w'ikinege kugira ngo yongere atugarure mu bwiza waturemanye, mu bwiza wari waragambiriye ko tugira. Ako gaciro n'urwo rukundo wadukunze turabigushimiye ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Uhora utugaragariza ineza yawe uko bwije n'uko bukeye, ndagusaba nkwinginga ngo udufashe kugira ngo mu mibereho yacu tuje dukora ibikorwa byiza, tubibe imbuto nziza kugira ngo tuzasarure n'umusaruro mwiza uzatugeza ku bugingo buhoraho, ndetse no mu isi tukabaho tunezerewe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Abadukurikiye turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Dushimiye umwami wacu wabanye natwe akaturinda. Rero tugiye kwigana hamwe muri aka kanya ijambo ritubwira ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe muri aka kanya, ndetse iyi nsanganyamatsiko reka twe kuyishyira mu nzagihe, ahubwo tuvuge tuti ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Mu buzima busanzwe tuzi ko mu buhinzi icyo umuntu abibye, yaba ishaka cyangwa se ikigori cyangwa se ikirayi n'indi mbuto iyo ari yo yose, iyo uteye mu butaka niyo usarura. Umusaruro uba usa n'icyo wabibye. Ndetse muri iki gihe aho iterambere ry'ubuhinzi rigenda rirushaho gutera imbere, abantu batera imbuto z'indobanure iyo bashaka umusaruro mwiza, ukaba ushobora ndetse no kongera ifumbire kugira ngo umusaruro urusheho kuba mwiza. Aha ngaha imbuto dushatse kuvuga ni ibikorwa. Ibikorwa ukora byanze bikunze uzabona umusaruro wabyo muri ubu buzima. Yaba ari igikorwa cyiza ukora kizakugaruka, uzabona umusaruro wacu mwiza. Amagambo meza ubwira abantu uzabona umusaruro wayo mwiza. Kimwe n'ibikorwa bibi nabyo ntibihera, ahubwo igikorwa cyose ukoze, ijambo ryose uvuze aba ari nk'imbuto ubibye, kandi iyo mbuto ikazakwerera umusaruro mwiza cyangwa se mubi, nta karengane kabibayemo, ahubwo nk'uko wabibye niko usarura. Ku bw'iyo mpamvu buri wese arasabwa kumenya ko mu ijuru hariyo ugenzura ibikorwa byacu. Noneho buri wese arasabwa kugira amakenga, he kugira igikorwa na kimwe ukora udatekerejeho, ahubwo umenye ngo iki ngiye gukora nzabona umusaruro wacu, iki ngiye kuvuga nzabona umusaruro wacu. Bitume twitonda kuri buri ntambwe no kuri buri gikorwa cyose cy'ubuzima bwacu, twe kuba nk'abantu batazi ko ibyo dukora bizatugiraho ingaruka. Tugiye kwifashisha Bibiliya ndetse n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo turebe ko koko ibi bintu ariko bimeze. Mu gitabo cy'Abagalatiya ni igice cya 5 ni umurongo wa 7 haranditse ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura, cyangwa se ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Kuneguriza izuru, hari ukuntu umuntu ashobora kunyeganyeza izuru, ukaba wanegura umuntu ukamunegurira undi. Unegujije izuru, ibyo birashoboka, uwo hirya ntabimenye kuko nta jambo uvuze, ariko bene ako gakorwa gato umuntu atabasha kubona, Imana yo ntabwo wayigahisha, ahubwo Imana ibikabona. Ndetse
usibye no kureba kunyeganyega kw'izuru n'ibyo mu ntekerezo ntibihishwa, ibyo ukora byose ibi bibona. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Mu gitabo Yesu yabwiye abigishwa be muri Matayo 7:12 arababwira ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira mube ari byo mubagirira namwe. Ibyo mushaka ko abantu babagirira mube ari byo mubagirira namwe. Nubwo yatanze iri jambo k'icyifuzo, ariko ni naryo tegeko. Ndetse ni nkaho yakanababwiye ati niba mushaka kuzagirirwa neza namwe muje mugira neza. Mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, paje 116, hari amagambo asobanura iryo somo riri muri Matayo 7:12, ibyo mwifuza ko abantu babagirira mube ari byo mubagirira namwe. Baranditse ngo mu mibanire yawe n'abandi uje wishyira mu mwanya wabo, wifatanye nabo mu byo bibwira, mu magorwa yabo, mu gihe bacogoye, mu munezero no mu mibabaro yabo. Wihwanye nabo, ubagenzereze nk'uko wakwifuza ko bakugenzereza uramutse uri mu cyimbo cyabo. Iri ni itegeko ry'ukuri ryo kwizerwa. Ubu ni ubundi busobanuro bw'amategeko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni naryo remezo ry'inyigisho z'abahanuzi, ni itegeko ryo mu ijuru, kandi rizasohorezwa mu bantu bose bakwiriye ijuru. Mu by'ukuri kumenya ibyo abandi bakeneye ni ikintu cyoroshye. Uje ureba nawe ibyo ukeneye. Mbese ufite inyota wakwifuza iki? Wakwifuza ko baguha amazi yo kunywa, wakwifuza ko bagiha ikindi kinyobwa cyose cyakumara inyota. Igihe cyose nawe ubonye uwishwe n'inyota ntukamurangarane. Ufite inzara wakwifuza ko bigenda biti? Nta gushidikanya wakwifuza ko baguha icyo urya. Urwaye se wakwifuza ko bigenda biti? Wakwifuza kuvurwa cyangwa se kuvuzwa cyangwa se gusurwa. Ibyo mu mibanire yawe n'abandi uje wishyira mu mwanya wabo. Ubwo nibwo busobanuro bw'amategeko aribwo Yesu yavuze muri Matayo 22:39 ngo ibyo mushaka ko ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko noneho hari n'ikindi kintu gikomeye, usibye kubikora uko, nuko ukubikora nawe niko uzabikorerwa. Iri baryise ngo ni itegeko ry'izahabu. Ryigisha mu buryo bugaragara ukuri kwigishirijwe mu kibwirizwa cyo ku musozi ngo urugero mugeramo nirwo muzagererwamo namwe. Icyo dukorera abandi, cyaba cyiza cyangwa kibi, nicyo kizatugeraho mu mugisha cyangwa mu muvumo. Ubwo ni ukuvuga ngo niba warakoze icyiza kizakugarukira ari umugisha, niba warakoze ikibi kizakugarukira ari umuvumo. Icyo dutanga nicyo kizatugeraho, icyo dutanga nicyo tuzahabwa. Imigisha y'ibyo mu isi duha abandi uko yaba kose, n'ibihe twaba tuyitanze ibyo ari byo byose turayishurwa. Ubwo imigisha yo mu isi, niba ugize ugobokesha amafaranga, ukagira ugobokesha icyo kurya, ukagira ugobokesha itungo, ukagira uha serivisi, yewe no kumwimukira muri bisi, kumwimukira niba ari umubyeyi uhetse ukamwakira umutwaro cyangwa ukamuhekera umwana, niba ari umukecuru wavomeye afite intege nke, imigisha isanzwe yo mu isi iyo uha abandi uko wawibahaye kose, n'ibihe wawitanze ibyo ari byo byose turayishurwa. Icyo dutanga cyose mu gihe gikenewe tukigarurirwa inshuro enye mu gihe gikwiriye. Iri ni isezerano rikomeye cyane. Icyo utanze mu gihe gikenewe uzakigarurirwa inshuro enye mu gihe gikwiriye. Kandi uretse ibyo, impano zose ziriturwa ndetse no muri ubu bugingo. Mu buryo bushitse bw'urukundo rw'Imana, bw'ubwiza bw'ijuru bwose n'ubutunzi bwaryo. Ubugira nabi nabwo bugarukira nyirabwo. Umuntu wese waciraga abandi w'iteka
cyangwa akabaca intege, nawe ubwe azagezwa aho yagejeje abandi. Wa muntu warangwaga no kuvuga amagambo mabi, niba hari uwahombye ukihutira kuvuga ngo awa, reka nawe niyumve, aho umugejeje nawe uzahagezwa. Niba hari umuntu wacitse intege, yari umukristo akagwa mu byaha, mu by'ukuri kuko Satani ari mu isi agenda agerageza abantu akabacogoza, ntabwo aba ari akanya uba ubonye ko kumuciraho iteka, ahubwo nka mwene se ni akanya uba ubonye ko kugarura iyo ntama yazimiye ngo uyigarure mu kiraro. Ariko iyo ucira abandi iteka ukabaca intege, kuko nawe uri mu isi, ibyanditswe biravuze ngo nawe ubwawe uzagezwa aho wagejeje abandi. Aziyumvira uko bababajwe nuko yabuze impuhwe n'ubugwaneza. Urukundo Imana idukunda nirwo rwashizeho iryo tegeko, kugira ngo ibyo ukora bikugaruke. Urukundo Imana idukunda nirwo rwashizeho iryo tegeko. Imana izatuyobora kugira ngo twange kunangirwa umutima, kandi ngo dukingure imitima yacu kugira ngo Yesu ayituremo. Ubwo ni bw'iciza kizaturukaho ikibi cyahoze, maze icyagaragaraga nk'umugisha, icyagaragaraga nk'umuvumo gihinduke umugisha. Nguku uko bimeze, ni itegeko Imana yashizeho. Burya noneho uwaba azi ubwenge, asobanukiwe neza, yari akwiriye kumenya ko hakiri kare akwiriye kubiba imbuto nziza kugira ngo azasarure n'ubundi imbuto nziza. Hari ibyitegererezo tugiye kureba, ariko tutarasoma ibyo byitegererezo muri Bibiliya. Mu gitabo cy'Imigani 24 ku murongo wa 17 haranditse ngo ntukishime umwanzi wawe aguye, kandi ntukagire umutima unezezwa nuko atsembwe, kugira ngo Uwiteka atabireba akababazwa nabyo, akirengagiza uburakari yamurakariye. Si iby'ubwenge. Ntukishime umwanzi wawe aguye, ntukanezezwe nuko atsembwe. Muri Bibiliya Imana yari yahaye Abisirayeli amategeko ngo nugenda mu nzira ugahura n'inka ya mugenzi wawe cyangwa y'umwanzi wawe yazimiye, ngo ntukihugenze ngo ubure kuyimugarurira. Iryo ryari itegeko. Cyari ikizira kubona itungo rya mugenzi wawe ryazimiye ngo urirekere ku gasozi. Ngo nuhura n'indogobe ye ihetse umutwaro cyangwa ingamiya ihetse umutwaro yawugwanye ukayigwaho, ngo ntuzabure kuyegura, ngo nibwo Uwiteka azaguha umugisha. Ibyo nibyo bishyira mu bantu ubupfura. Mu by'ukuri byaba ari ishano rikomeye kuba waba uturanye n'umuvandimwe n'umuturanyi wawe, imyaka ikaba yanyagirirwa ku mbuga, ubireba ntuyanure, abana be bakaba bahera inyuma y'urugi uhari ntukabakabwe, bagasonzera mu mbuga yawe. Ibyo uri gukora ngo Uwiteka azababazwa nabyo, kabone n'ubwo yenda yaba ari umwanzi wakoze ibibi, ngo ariko azirengagiza uburakari yari yamurakariye abukugarureho. Ni byiza kujya twishyira mu mwanya w'abandi, kandi tukagerageza koroshya no kudohora, kuko Imana niyo yivugiye mu Baroma 12 umurongo wa 18 ngo guhora ni ukwanjye, ninjye uzitura umuntu ibikwiriye ibyo yakoze. Ndetse mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya we yaje kuvuga aya magambo akurikira. Obadiya yaje kuvuga aya magambo mu gice cya mbere ku murongo wa 12 ngo, reka mbere ku wa 11, wa munsi wihagarariraga urebera gusa, igihe abanzi bajanaga ubutunzi bwe, abanyamahanga bakinjira mu rurembo rwe, bagafindira i Yerusalemu, wari umeze nk'uwo muri bo. Aha biragaragara neza ko iyo urebera ibyago bya mwene se, icyo wari ushoboye gutabara ntutabare, ugahagarara gusa ukarebera, ngo Uwiteka kubara kuwagize uruhare mu guteza ibyo byago. Ariko ntukarebere ku munsi wa mwene so, umunsi yabonyemo amakuba, kandi ntukishime ku Bayuda ku munsi barimbutsemo, kandi ntukababwirane ubwibone ku munsi bagizemo amakuba. Aha harabuza umuntu kuba simbirimo igihe mugenzi we ari mu kaga,
Bibiliya itubwira ko mugenzi wawe ari umuntu wese ufite akababaro, mugenzi wawe wese ufite ikibazo. Ntukwiriye kurebera, ntukwiriye kubasimba irimo, cyane ko nawe uri umuntu, ejo uzaba uri mu mwanya we, kandi mwibuke ko twasomye ngo icyo utanze mu gihe gikwiriye uzakigarurirwa inshuro enye mu gihe ugikeneye. Ariko nuhagarara ukarebera, uko warebeye niko nawe uzataka ukabura n'umwe ugutabara. Hari ingero dushaka kubaha mu byanditswe byera, mu gatabo kitwa uburezi, hari abantu bagiye bakora ibikorwa bikabagaruka. Mu gatabo k'uburezi ni paje 168, reka mpere ku 167, haranditse ngo Bibiliya nk'umwigisha nta wundi mugabane wayo ufite agaciro kuruta amateka y'abantu bayivugwamo. Amateka ya Bibiliya atandukanye n'andi yose kubera ko ahamanije n'ukuri kw'ibyabaye mu buzima. Ibivugwa muri Bibiliya ntabwo ari nka za nkuru bavuga ngo habayeho, ngo rusake yaravuze, ngo n'igikeri kiravuga, ngo birahura biraramukanya. Oya, ahubwo amateka avugwa muri Bibiliya yabayeho. Nubwo hari abigira abahanga bakavuga ngo Mose ashobora kuba yarabayeho, ngo ariko Aburahamu ntiyabayeho, ngo Adamu ntiyabayeho. Ubwo ni ubuhakanyi, kuko nawe uramutse ubihakanye ntiwabuze inkomoko yawe, kuko dukomoka kuri Adamu w'Imana. Rero ubwenge bugufi bwa kimuntu ntibushobora gusobanura neza imibereho n'imirimo by'undi muntu mu kantu kose. Nta wundi wabishobora keretse Imana isoma imitima, igasobanukirwa n'imigambi yo mu ibanga itera umuntu gukora, ikabasha kugenzura imico kandi ikerekana ishusho nyakuri y'imibereho y'umuntu. Mu ijambo ry'Imana niho gusa imibereho y'umuntu ihishukira. Mu buryo busobanutse, Bibiliya itwigisha ko ibyo dukora ari umusaruro w'icyo turi cyo. Uko utekereza bigaragarira mu byo ukora. Ahanini inararibonye y'ubuzima bwacu iba ari umusaruro w'ibyo dutekereza n'ibyo dukora. Mu Migani 26 umurongo wa 2 haranditse ngo umuvumo w'ubusa ntugira uwufataho. Kera bakundaga kuvuga ngo abantu ngo iyo usuzuguye nyogosenge arakuvuma, ndetse wabona uwagize ibyago ngo ashobora kuba yaravumwe na nyirasenge. Ariko mbabwire ngo ntabwo umuvumo uva kuri ba masenge, ahubwo gukora ikibi ubwabyo bibamo umuvumo. Si ngombwa ngo usuzugure nyogosenge, ahubwo uwo ari we wese, yaba umuto cyangwa umukuru, iyo ukoze icyaha ni umuvumo, ubuvumye ubuzima bwawe. Ubwo binashatse kuvuga ngo nta wakwaturiraho umuvumo ngo ugufate mu gihe nta kibi wakoze. Muri Yesaya 3 umurongo wa 10 ho haranditse ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ariko umunyabyaha abonye ishano azagubwa nabi, kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Ukurikije aya magambo nta karengane gahari. Umukiranutsi azagubwa neza kuko azaba ari guhembwa ibyo yakoze. Umunyabyaha nawe agushije ishano azagubwa nabi kuko azahembwa ibyo yakoze. Urumva ko buri bose nta rubanza rutabera rurimo. Wisekeraga ibyago bya mugenzi wawe, none nawe ugiye kwisekerwa wagize ibyago. Undi yagobokaga abamerewe nabi, agahumuriza abababaye, amagambo yakayabwira abagushije ishano ababwira ati mukomere, none nawe ari guhumurizwa. Ubwo urumva ko nta karengane karimo, kuko buri wese ahembewe icyo yakoze. Yeremiya 6 umurongo wa 19 umva wasi we, dore ngiye kuzanira aba bantu ibyago ari byo mbuto z'ibyo bajaga bibwira. Uku ni ukuri guteye ubwoba, kandi gukwiriye gutera buri wese gukangarana. Mu by'ukuri biteye ubwoba koko kumenya ko ibyo uri gukora uyu munsi ejo uzabikorerwa. Uko witwaye ku bana bawe ejo bazakwitwaraho batyo. Uko witwaye ku baturanyi ejo nawe niko bazakwitwaraho. Abanyarwanda nibo bavuze ngo gira neza wigendere, ngo uzayisanga imbere, kandi nutayiturwa abana bawe bazayiturwa. Ni nako bimeze iyo ugize inabi
uzahura nayo mu buzima cyangwa se urubyaro rwawe ruhure nayo. Buri gikorwa cyose kigira ingaruka ku wagikoze. Mwene muntu agomba guhora azirikana ko ibibi byose bimugeraho bikamubabaza ari umusaruro w'imbuto yibibiye. Nyamara nubwo bimeze bityo haracyariho ibyiringiro. Nk'uko nababwiye ko nza kubaha ingero, hari uwitwa Yakobo yakoresheje uburiganya kugira ngo ahabwe umurage w'umwana w'imfura wari usanzwe ari uwe ku bw'isezerano ry'Imana, bituma asaruramo kwangwa n'umuvandimwe we. Uyu Yakobo muzasoma ibye mu gitabo cy'Itangiriro 27. Yagize uburiganya, abesha se, ndetse ariganya na mukuru we, yiyita Esawu kandi ari Yakobo kugira ngo abone umugisha. Ariko ingaruka yaje gukuramo bwa mbere ni uko yanzwe na mwene se. Itangiriro 27:41. Yaje kuriganywa na nyirarume. Mu myaka 20 yose yakoze, ngo nyirarume yahinduye ibihembo bye inshuro 10. Muzabisoma mu Itangiriro 31:41. Nanone undi musaruro ukomeye, ngo mu myaka 20 ari mu buhungiro nawe yagiriwe nabi kandi arariganywa, amaherezo ashakira amahoro mu guhunga. Nyuma yongera kubona umusaruro wa kabiri, ubwo ububi bwo mu mico ye bwigaragarizaga mu bahungu be. Mu bana be nabo bagize uburiganya. Ndagira ngo muzasoma igitabo cy'Itangiriro igice ni cya 42. Muzasoma uwitwa Simiyoni na Lewi, ubwo Simiyoni na Lewi ubwo mushiki wabo witwa Dina yari yafashwe na Shekemu, bagiye kuriganya abaturage bo muri uwo mudugudu. Barababwira bati ntabwo twashingirana namwe mutakebwe, mwemere mukebwe dushingiranwe kuko umugenzo wacu umera. Ariko ntikwari ukugira ngo bababere baramu babo, ahubwo kwari ukugira ngo igihe bazaba barembye barwaye bazabona uko babica. Koko niko byagenze, ngo ku munsi wa gatatu ab'Ishekemu barembye barwaye, Simiyoni na Lewi baragiye bafata imipanga, batema b'uwo mudugudu, basahura amatungo yabo. Babonye uburakari budashize, batema ibitsi by'inka. Ibyo zari ingaruka za kwa kuriganya kwa Yakobo. Mu by'ukuri si ibyo gusa, ahubwo n'umuhungu we Rewubeni yaje kumuriganya ubwo Yakobo yari amaze gupfusha umugore we Rasheli. Mu Itangiriro 35:22, ngo ari muri ako gahinda ko kuririra umugore we, Rubeni imfura ye yamuciye bugeri bwa nyuma, aragenda arongora umugore we Biruha. Izo zabaye ingaruka. Ubwo bishatse kuvuga ngo ntitugakinisha icyaha, kuko ibyo ukora nibyo Abanyarwanda bavuze ngo burya uwiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Ibyo yabisaruye mu bana be. Ndetse wanavuga uti se bari abana bo bakoze kuriya byabaye amahoro? Nta mahoro babigizemo. Ahubwo nusoma Itangiriro 49 ku murongo wa 5 kugeza 7, uwo bita Simiyoni na Lewi, Yakobo yaravuze ngo muri abavandimwe, uburakari bwanyu buvumwe kuko bwari bwinshi, kuko mwatemye ibitsi by'inka ngo mwimara agahinda. Bwiza bwanjye ntukaje mu nama zabo za rwihereranwa. Nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisirayeli. Uwo wabaye umuvumo kuri bo. Byatumye imiryango ya Simiyoni ndetse n'imiryango ya Lewi iba imiryango mito mu miryango y'Isirayeli, bitewe n'uburakari bwa bari abahungu, bituma baza kugira umugayo ndetse baragabanuka. Uriya Rewubeni waje gutunga umugore wa se ni icyaha gikomeye cy'urukozasoni. Nawe mu Itangiriro ni igice cya 49 ku murongo wa 3, ise yaravuze ati Rewubeni uri uw'icyubahiro, uri uw'imfura yanjye, ariko uzaba nk'amazi kuko adahama hamwe, uzagira intege nke kuko wuririye indyamo ya so, ukurira uburiri bwa so. Ibyo byatumye ngo abakomotse kuri Rewubeni, ngo igihe Abisirayeli bajyanwaga mu bunyage, ngo uriya muryango niwe wahoraga uja mu ruzerero, uriya muryango niwe wahoraga
utwarwa bunyago, ibyo bitewe n'ingaruka z'icyaha cyakozwe na Rewubeni. Kandi si n'ibyo gusa, niwe wakagombye kuba umutware wa Isirayeli, ariko ubutware arabwakwa bitewe n'icyo cyaha. Rero ibi biragaragaza neza ko burya icyo umuntu abiba byanze bikunze aba agomba kugisarura, kandi bitari kera, ahubwo tukiri muri ubu buzima. None se twavuga tuti ibyiringiro birashize? Oya, igitabo kiratubwiye ngo hariho ibyiringiro. Wenda dufashe urugero kuri Yakobo, ubwo yari atashe, muzasoma Itangiriro igice cya 32 muhereye ku murongo wa 22, yarihannye. Ubwo yari amaze kwambuka akagezi Yaboki, yarapfukamye arasenga, yatura ibyaha bye, ararakirana na marayika ijoro ryose. Bugeze mu rukerera, maze Yakobo, marayika aramubwira ati ndekura. Marayika ati Yakobo ati sinkurekura utampaye umugisha. Ngo burya marayika bakiranaga yari Yesu. Aramubaza ati ariko harya witwa nde? Kumubaza ngo witwa nde si uko yari amuyobewe, ahubwo yashakaga kumwibutsa kamere y'icyaha. Yakobo ati nitwa Yakobo, bisobanurwa ngo umuriganya. Marayika aramubwira ati ntuciswe Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isirayeli, kuko wakiriranije Imana n'abantu ukanesha. Muri aka gatabo ari naho nsoreza, baranditse ngo ku munsi w'amakuba ye Yakobo ntiyaheranwe n'ubwihebe, yari yihannye, kandi yari yarihatiye kwicuza ikibi yari yarakoreye mwene se yahemukiye. Kandi igihe yari yugarijwe n'urupfu bitewe n'uburakari bwa Esawu, yashakiye ubutabazi ku Mana. Ni ukuri yakiranije marayika aramutsinda, amwinginga arira, amuherayo umugisha. Mu mbaraga zishobora byose, Yakobo wari ubabariwe ahagarara yemye, atakiri umuriganya, ahinduka igikomangoma cy'Imana. Ntiyarokowe uburakari bw'umuvandimwe we gusa, ahubwo naho ubwe yahawe agakiza. Ubwo bishatse kuvuga ngo ntabwo yababariwe ibya kera gusa yariganije, ahubwo na kamere y'uburiganya yamukuwemo ahinduka wese. Imbaraga z'ikibi cyari muri we zarashenjaguritse, imico ye irahindurwa. Ngiyo ingororano ihabwa uwihannye wese. Iyo wihannye ntabwo uhabwa imbabazi gusa, ahubwo uhabwa na kamere nshya, ariyo yitwa kubyarwa ubwa kabiri. Umugoroba w'ubuzima bwe wahindutse umucyo. Ubwo Yakobo yasubiraga mu mateka y'ubuzima bwe, yamenye ko yagiye arindwa n'ubushobozi bw'Imana. Imana yantunze mu bugingo bwanje bwose ikageza ubu, marayika wancunguye mu bibi byose. Yakobo mu misazire ye, ubwo yari amanutse muri Egiputa, Yozefu umuhungu wari we minisitiri w'intebe, yamushakiye ubutaka bwiza i Gosheni iruhande rwa Nile, ngo yaje kubona mu bahungu be kwihana, nabo batakirangwa n'uburiganya, batakirangwa n'ubugome nk'ubwabaranze bagurisha mwene se Yozefu. Yozefu yarabababariye, ngo mu myaka 15 yahamaze, ngo cyari ikirengarenga cy'ubuzima bwe, ngo byabaye nk'umusaza utakazuba ka kibera inka, nawe atagifite kwiciraho iteka. Yarababariwe n'Imana, atakiri Yakobo umuriganya, ahubwo ari Isirayeli umuneshi. Icyaha n'inkurikizi zacyo no kwihana kwera imbuto zo gukiranuka kugahesha ubugingo, byagiye byisubiramo mu mateka y'abana ba Yakobo. Imana ntije ikuraho amategeko yayo cyangwa ngo ikore ibinyuranye nayo, ntivanaho ingaruka z'icyaha, ahubwo Imana irahindura binyuriye mu buntu bwayo, umuvumo ugahinduka umugisha. Mu by'ukuri hari ingaruka zidashobora kuvaho. Ushobora kuba waragiye mu busambanyi ukarwara sida, ariko nubwo itakira ushobora kubabarirwa ukazahabwa ubugingo buhoraho. Ushobora kuba warasambanye ukabyara ikinyendaro, ukabyara umwana, ntiyasubira mu nda ngo uzababarirwa rukongeye kuba inkumi, ariko ushobora kubabarirwa ndetse na wa mwana wabyaye akazabaho ari umugisha. Icyaha cyose wakoze mu kwihana kwawe, mu by'ukuri Imana iravuga ngo sinatongana iminsi yose, kandi sinahora ndakaye iteka ryose, kuko imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye. Imana yifuza kubabarira, nk'uko binavugwa muri Ezekiyeli 18 uhereye ku murongo wa 21,
ngo erega sinshaka ko icyo nifuza si uko umunyabyaha yapfa, ahubwo ni uko yava mu nzira ye mbi akabaho. Rero Imana idufashe muri aya masaha kugira ngo natwe duhindukire, kandi twe kumva ko gukora ikibi ari imikino, ahubwo igikorwa cyose ukora ni imbuto biba. Niba ushaka ko abantu bazagusekera, nawe uje usekera abandi. Niba ushaka ko uzagirirwa neza, nawe uje ugirira abandi neza. Menya ngo icyo uri gukora uri kubiba, ni imbuto uri kubiba, ni imbuto uri gutera, kandi zerura umusaruro wayo. Reka mu gihe tugitijwe ubuzima, dutere imbuto nziza, ndetse nongereho ngo zindobanure, kugira ngo tuzasarure umusaruro mwiza uzatugeza ku bugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.